gusa aranduta uzabatirisha umuriro njyewe ndijwi ry'urangurura mu butayu mbabwira ngo mutegure inzira muzitegurira nde taramuvuga Lord Uwiteka ahita amubona maze aramubonye aramumenya wirekera wihagarara Surely I need you to baptize me. Mukuri ni wowe nkeneye ahubwo ngumbatize ariko mba ahubwo ari we wamubatiza kugira ngo agira ate maze aramubonye aramumenya ariko nyamara gushyirwa mu nzimbohe hazavuga ngo mujye kumumbariza niba ari we wagombaga kuza ari igihe ugerageza ibibanza bikagukamura yego gwe batangira gutekereza gashaka gusubira inyuma ariko uje saba imbabazi imbaraga Yohana ibyo gukora nibyo kuri mbatiza mwabonye mbaramubatije ntabwo niriwe mvuga byaba bandi bakira kuntuza After his baptism, nyuma y'umubatizo we Yesu ajya mu butayu yinjira ubutayu for 40 days. mu minsi 40 Nuko ugeragezwa umutegurira isuzuma ryari rigiye kuza challenge minsi 40 ishize yasohoye injuru yo washonje n'inzara bawumva nta ntege ufite inzara none ubugome hey none uyu muntu wiyemeje naga hari ibyo kujya kanyuma masengesho uri abayahaye agaciro ibya Kristo usanga no kwiriza ubusa niyo mpamvu bifite icyo bikuraho hari abademoni baba barigeze bamba nk'abo ngabo bagakurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa mwabonye hari akayoka kamunyuzeho ariko muraje muri Kristo ubu yagiye ku iranzoka ntabwo arayibona nk'inzoka ahubwo hari uwarayibonamo ibintu Adamu atabashije kugira urareba dore uwo ayibonye mu Satani n'abantu nucyo mukwiye kugira umuntu ubushaka ibintu byo kubahimukira mu gihe uzaje ubasha samaso mwuka uyabone mu uri inyuma yabyo niba uri umwana w'Imana command that this stone be spread. Tegeka ibuye ribe umutsima. Command the stone to become a bread. Man shall not live by bread alone, ntabwo batungwa n'imitsima gusa, that comes from the mouth of God. Ntabwo buri jambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. If God nanone niba Imana igukunda ijugunye hasi, angels will lift you up in their hands. Abamarayika bazaguterera mu biganza byabo. How dare you put God to the test? Utinyuka ute gushyira Imana mu isuzuma cyangwa kugerageza Uwiteka Imana yawe. Bow down, worship me. Barara ukandamya, I will give you the whole world. Nzaguha isi yose. I will give you the whole world. Anga mwibuke bura uhitubona ko Yesu ari umwana w'umuntu. Hano uhitubona titeye nko ku mwana w'umuntu mu mubambe bakamwereka ubwami bwose buko itandukano ryabwo
ubwami bwa Kristo ikamba n'amagwa, ariko ubwami Satani amuha bazaba bamusoma mu birenge, abazaba basoma mu birenge bamusukaho amazi amwoza n'imisumari bazahajomba. Mwabonye ibigereranyo? Mujye namwe mugira Satani mvi impande paka we. Worship the Lord, Ndaramye Uwiteka gusa my God, Imana yanjye, and serve him. aba ariyo nkorera gusa. Satani baramukomye, yewe baramukomye. Wabonye akaje ari akayoka kiyambitse ishusho y'ubuyoka. Satani Kristo yaramumenye ko Satani yazegeze kose mujye mumenya. temptations, Satani Yesu yanesheje his mission. ibigeragezo bya Satani, ubundi atangira kwitegurira ibwiriza butumwa bye, ariko riraba nta Yohana Umubatiza kuko yari yarafashwe na Antipa, Herode Antipas. Yohana bamukuru banganye mu nzu y'imbohe.